turagenda tunyuzamo gakeya tubabwira lyrics zimwe vibes zikanganye nko ku bakunzi ba hip hop. Icyo nababwira hari iminanda myinshi ndabasezeranya kuko vibe z'uyu munsi abana benshi bahugiye ku gishe, ariko ngenda shaka kugarura za njyana za zindi za kera zimwe zo z'imitima na roho, zikabwiriza Babyloni ko zigomba kureka ibyo zirimo, zigakura benshi bihebye mu mwijima zikabashyira ku zuba. Uwo ni umurongo mba nkuhaye ntanditse, nta n'ahantu wanditse utari kopi ahantu, nta na channel nimwe usibye Uruyenzi kano kanya ifiteho copyright kuri iyo lyrics mba nkuhaye. Kwawe n'umugabo w'umushoferi atwaye umugore, abagabo twe baturekeye bwa camionette man. Rero abahungu nibakomeza kujya muri icyo gishebo, bana ngenda babwira barababacakara b'abagore. Ngo Samson yararimbutse, abahungu ahubwo bo barashya. Hello my people, mbanje kubasuhuza abakunzi b'Uruyenzi TV mu mpande zitandukanye. Nabizi mu biganiro byacu mudutegereje iminsi myinshi cyane. Aka kanya rero tugiye kubagezaho ikiganiro cyiza cyane kandi gishyushye. Turi kumwe n'umuntu birabatungura cyane, n'umuntu mudaherutse kubona, ariko n'umusitari nababwirirwe murasanga ahubwo benshi mwaracikamwe no kumwegera. Aka kanya muri kuvugana na Cyuzuzo ku Ruyenzi TV. Tugiye kuganira n'umugabo uri hano, ariko nk'umuntu mukuru turamuha yivuge. Turakwakiriye Migambi. Yo my people, uyu ni Migambi, umuhungu w'Abanyarwanda. Migambi abantu benshi batangiye kwibaza ngo uyu muntu ngo n'ubwa mbere bamubonye, kandi koko hari abantu bakubonye bwa mbere. Migambi ubundi mu buzima busanzwe umeze ute, ukora iki, uherereye hagana he? Hari abantu batazi ahantu uherereye ubu ngubu nona. Migambi nk'umuhungu wanyu arahari, ntabwo yabatererana, abari aho ngahari muri Hudson za Gikondo, ariko benshi turaburanye. Miss you mafanzi bose, bana miss you. Mwamwumvishe neza cyane cyane, arabakumbuye cyane. Ni Migambi. Ariko aka kanya turashaka tubwira byerurutse, akinjira mu muza akatubwira Migambi ndi umuntu uteye utya. Twashe kukiganira kugira ngo benshi mumenye, kandi kumumenya nuko abanza kubibwira, akababwira akantu byibura gatoya, akinjira. Abafana bacu turagukunda cyane, none aha hari abantu bakuzi kuva kera kugeza n'ubu ngubu, bagukunda kandi bagukurikira buri munsi. Nk'ubu ngubu wabwira iki none aha kanya? My people or my fans, nge nababwira ni Migambi wa wundi, ntabwo ari Migambi pirate cyangwa undi muhungu uturutse iyo muri za ndwara za covid z'iki gihe. Ni Migambi ufite vibes zirenze ya Putin muri Ukraine man. Ni Migambi uzanye impindura amatwara, ntabwo ari Migambi wa wundi bumva. Just now nugukora revolution, tukagaragariza Abanyarwanda ko hari icyo dukeneye. Mwabyumvisha abakunzi ba Migambi, abafana be. Ako Migambi ari benshi bari kujya bankomanga ku mutima bakambaza ati se Migambi ko tumuzi kera kiri sharp ari umusore, ataho ntashobora kuba yarazanye umugore akaba yaratakaje za mbaraga. Abafana babasobanura icyo birashoboka cyane bishoboka. My boys, muri iyi minsi ibintu bitigikwe ni ibintu bisekeje. Wa mugabo uramuzana mu gitondo akakwirukana, kontra y'amasaha ntabwo nteganya kuyisinya. Just icyo ndi focused nacyo ni ugukora talent, guhandoringa talent zimwe zagiye ziburirwa irengero. Phases y'umugore nigerwaho nzaguhamagara nkubwire maboy, kuko kano kanya ni nyinshi zubatse ku musenyi bro. Urayubaka ukagira ngo ni yanzu babanze mu mazi, ntubona bya bindi by'ubu ngo ni mu mazi. Ingo z'ubu ni mu gishanga, ugerayo ukajandama kuvayo zero. Babyumvishe. Nababwiye ngo muraza gukunda Uruyenzi TV. Babwiye ngo ingo z'ubu ngubu bari mu gishanga, ariko nge ntabwo duhamanya, kubera ko abantu bose bazitunze ntabwo mpamanye ko ari uko bari mu gishanga. Ahubwo bishobora kuba wowe muri we butabyiyumvamo, cyangwa se ukaba ugiye kwigisha urubyiruko kutazashaka abagore muri iki gihe, urubyiruko rw'u Rwanda. Birashoboka Migambi? Broski, buriya nibakubwira ngo ikintu bita gushaka, ntabwo ari choice ya buri muntu ikorwa ko kanya. Urabona bamwe barashatse, just hari nanjye hari nka Kaponzi yateretanye ukwezi kumwe, ukwa kabiri bakora mariage, kwa gatatu bajya gusaba divorce. Ntabwo wari umuryango nakifuza kubakiraho umwana w'umunyarwanda.
nawe ubwawe umuntu akubwiye ati amezi 3 akogwa kontra mwana nta nubwo bari wagahabwa kontra iri perimani aho ngaho gukotoye bro kontra y'amezi 3 ubu utaranatangira kwitwa papa ubu ukiri muri za nyuguti 3 ngo nishe niko numvisha buba bivuga ngo nishe rayo ntibakiyishyiraho ngo barakoroheje ngo nishe cyangwa muri ba basitari bafite abana benshi hanze ugasanga wabyaye wabyaye Gikondo wagiye ahandi urabyara mu ntara barabyariye migani waba uri muri ba basitari babyarira hanze yo bro kubyara ni kimwe no kwita ku nshingano z'ububyaye ni ikindi just ushobora kubyara umwana ukamukorera ibyo umubyeyi wese amukorera bro ariko hari n'igihe nyine nawe izi ndege z'ikigarura zizi hari igihe kubwira atagasaraba n'akawe ukizirikaho umwana ukarera kandi papa ADN ari 00 hehe mu bunyerere kwa kundi nyine ugasanga wabaye nduhira abandi ariko atari wa mutoza njya ntuva ngo nicoka ngo niwe bavuga ngo nduhira abandi. Mwabyumvishe abakunzi b'Uruyenzi TV kiganiro tuba dufitanye n'uyu musitari wacu mubona ahangaha ari no kugira n'inama abantu bapfa gushaka nta mafaranga nta kofi wa mugani umugore w'iki gihe bisaba kuba ufite ikofi udafite ikofi nta kintu wakora uko kurya no guhaha kandi utahashye ntago watunga urugo. Migambi noneho rero sasa aka kanya hari akandi gakapera waba ufite abagukurikiye abakunzi ba Uruyenzi TV bongere nabo bagarure ya mitima avuga ati noneho twongeye kubona wa muntu twakundaga mu bihe bya mbere atwika kiri umusore ariko kubona nabonye ukiri umusore n'uburyo wambaye uri umusore kabisa ukongera ukabatwikira akavuga ati yagarutse noneho ntago azongera kuzima yaramaze igihe atatwigaragariza ariko twongeye kubunya ahantu aherereye kugira ngo bashe kugira ute bagaruke bose bafite imitima bavuga ngo ntabwo ya mpano yawe yabashe kuzima. Hari kandi bafite ukabacishiriza yo bro kubaririmbira nge nakubwiye ntabwo ari ibintu byanjye cyane ariko nk'umuntu wandika indirimbo just ushobora kuba ufite inspiration akantu kakakuzamo just ugahita wumva ko ushobora no kukaririmba kuko mbere yo kuha umuntu product umuhanzi mbere yo kumuha product iba ari feeling yawe wabanje kugira mu mutwe. Sinzi niba we kumva ko nge nagukubitira freestyle n'igihe nagukubitira freestyle ukazayumva ejo nayandikitse mu ndirimbo y'umuntu wenda narabikoze ntabiteguye those all of doesn't matter ariko twakapera two kugarura zanjyana za zindi za kera zimwe zo z'imitima na roho zikabwiriza Babylon ko zigomba kureka ibyo zirimo zigakura benshi bihebye mu mwijima zikabashyira ku zuba. Uwo ni umurongo mba nkuhaye ntanditse nta n'ahantu wanditse utari kopi ahantu nta na channel nimwe usibye Uruyenzi kano kanya ifiteho copyright kuri iyo lyrics mba nkuhaye yo bro niko ubundi biba bimeze. Just nk'abantu ba inspiration twebwe ushobora kuba utateguye kuririmba ukaririmba hip hop ushobora guhura n'umuntu wandika R&B akaza akakubwira topic ukumva amagambo y'urukundo just ugafiringa nk'umuntu uri mu rukundo nubwo bamwe ntaba mu bitugira mwana muri iyi minsi nta mula nta ndege nzabyitondera ubudori abanayijana n'abarabu nibo bari kudukubitisha hasi dore ibyana byose byabaye ibyabo. Kigali sans kofi sans fe mwamwumvisha mwita Migambi abakubitira kapera ariko baganiriza mwabyumvishe neza abakunzi b'Uruyenzi TV ndababwiye ngo mufite show uyu munsi. Migambi hari byinshi njya mbona mu rubyiruko bakavuga ngo gukubita hip hop nuko bamaye kaka nyine kagushyira mu myuka kugira ngo ubashe kwibagiza ibindi bintu byose ukajya kuri kapera. Ese ibyo ngibyo nawe wabigenderaho nk'umuntu ubahereza imirongo ukabandikira indirimbo? Njye ku giti cyanjye uko mbyumva ntabwo motivation y'ubwonko nk'uko baba bavuga ngo bari gutravaye ubwonko bamwe barabusakaye mwese murabizi hano muri iyi industry yacu abahungu benshi basakaye ubwonko ariko se kano kanya barihe mbaza ngo bari for my generation ndabazi benshi bagiye bakaraga ubwonko ngo bari kubwubaka kano kanya ni za rehab bagomba kubireka. Umutwe ntukeneye motive umuntu niwe ukeneye motive yo kuvuga ngo ngewe kano kanya right now ndashaka gukora iki. Iyo first of all uzi ikintu ushaka umenya n'uburyo bwo kugikoramo n'uburyo gihandoringamo. That's why nge nta prefera kumva ko umwana w'umunyarwanda yakenera kwidopa kugira ngo just akore music
kuko music mwayo ni feeling kujya kuyivanga ni feeling abantu usanga ari hemvi ni hejuru ni hejuru niho usanga abahungu nyine i Kigali imihanda yarabananiye barahopaye urabibona nawe iyi industry uyibamo abahungu benshi baraza bakabikora neza twamara gushima ejo agashaka gufunga ubwonko kugira ngo akumva ko yagezeho ngene ko mbifata iyo umuntu atangiye gushyiramo motivation nuko aba yumva ko yagezeho kandi ataragerayo atangiye gusakara ubwonko bro ubwo se urumva ejo wazakugira inama yazayinyuzaho ubwonko bufunitse bro. Mwabyumvishe cyane abakunzi bacu Uruyenzi TV. Nanjye njya nibaza cyane buriya migambi, ndabyibaza cyane nkavuga ati se ko dufite abantu bandika indirimbo kandika neza kandi bakaba bazamura impano nyinshi z'abahanzi, ariko nkabona kugira ngo umuhanzi wo mu Rwanda ave hano ajye hanze yakorana kurabo n'undi muhanzi wo hanze atuba mu Rwanda ari ibintu bigoye. Ugasanga bamwe batangiye kuzamuka kubita akantu katangiye kwazamura ukanya yatangira gufatisha ukabona hisa agenda ntihongere kumubona, ukibaza ese ni hahandi bipfira ku bantu bandika cyangwa ni bya bitabi bibica mayoga cyangwa n'abagore se wenda bazana bikaba byabatera gudatongera gukurikirana. Ese tujye twibaza ko ari akazi babona migani urabyumva ute ko nta bahanzi bagirana kurabo nabo hanze ngo tubone tuvuge ngo uyu muhanzi nakoranye kurabo n'abantu barenga 4-5. Niyo ugiye mu kindi gihugu usanga ugenda ukazimira ukaza ukubita akantu kamwe, ariko tuba dukeneye kurabo n'abandi bahanzi kugira ngo natwe nk'u Rwanda muvuga ati natwe twanditse neza nk'abantu bandika Alex, ugahereza umuhanzi akabasha kwitambutsa abantu bakayishimira. Wowe ubibona yanjye icyo nakubwira ikintu nge kimwe namaze kuromarika mu mutwe wanjye kiri kwica aba bana b'abahanzi. Just umuhungu arakubita indirimbo imwe yabona abonye million views, yabona amaze kubona agakecuru mu Kigande niko bakita ngo nagakade, yabona amaze kubona agakade ka views agahita avuga ati Kigali ndabafitse bana. Ufite bande ko hari igihe barebye ako kantu ejo uzakora ukabura n'umwe ukwitayeho bro. We kora ubanza ubakonvenke, we kora, you have to work hard. Nturekure gusa muri iyi new generation hari abana babikora ubona nyine ko bari guhozaho just bafokasinze ku muziki wabo. Nge icyo nabivuga umuntu nareke gukora hits imwe ngo yumve ngo ngewe ngo amasubs. You are superstar from where? Superstar muri miliyoni 14 zituye u Rwanda nazo zose zitumva umuziki. What kind of superstar you are? Yaho wabombeshye bro. Icyo ni cya kinyoma cy'umukongomani kimwe ajya avuga ngo article 15 ngo debriez-vous, bahita uvuga ngo uri umustar kwidebriya zero. Ntabwo ngiye mbyemera. Just we tuma abantu bakumva bamenye wowe indirimbo irakurusha izina, we wumvise ko uri umustar kurusha ya ndirimbo yakugize wowe. Kora indirimbo abantu music purpose ni music purpose, ntabwo ari ukuba umustar, kuko ya ndirimbo niyo yakugize wowe. Yewe wenda nko kuri new generation nk'ubu njye umbajije Afrique ntabwo nakubwira Afrique, nakubwira Gatumba. Ntese njye najyaho nkakubeshya Afrique kuko nzi ba Afrika benshi, ariko iyo bavuze Afrika Gatunda ni indirimbo yagize Afrika uwo ari we. Nawe ahantu hose yakicara bakamuhamagara ati Mr Gatunda yakita. Abaririmbye za Pucyuri n'ahana bose ni indirimbo z'abagize abo baribo, ntabwo we yifashe ngo yireme. Hari icyo we yaremye kimugira undi muntu, kimuha ubundi bushobozi bwo kuba yaba public figure. Ariko kumva gukoze hit imwe muri quartier ugahita uzamuka gatuza wakareze, aho ngaho njye sinemeranya nabo bahungu kabisa. Nibakore bafokasinge kuri music yabo. Inama badukeneye wenda kubo turusha imyaka, hari nabo tuyinganya, hari n'abaturuta natwe. Just ushobora kumwegera ukamubwira ati mze bimeze gute, akamubwira ati hano kubona ntafata, ubona kiri kunjabuka, ese muri career yanjye nakora gute, nagenza gute? Kuko there is a lot of career umuntu yajyamo. Ntabwo twaje mu muziki tuyobewe yuko abandi bari gushinga amaduka y'ibyangwe mwana i Kigali arangura inkweto mu Bushinwa yavena akaza akavuga ko ari senkani. Kigali urafata injuga ni nyinshi n'umuhanda niwo mucunguzi twese duhora tureba kuko n'urugendo rw'ubuzima turimo nijya n'Imana.
ntabwo ari ikintu ukora ngo wumve ngo cyane yawe yarangiye. Nicyo kirangiza abana b'abanyarwanda. He made a hit, agahita yumva yuko bana cyane yanjye safari yanjye yarangiye, agahita yigira safari mbabarira. Zimwe zabo nawe urafata. Aka kanya tugiye gukora icyiswe akantu gatoya cyane. Hari utuntu njya mbona abantu bose bagize business ku ma YouTube bavuga ngo ihaho nzarekura YouTube, nzakora ibi ngibi. Hari ibishego byinshi bigenda bigaragara ku ma YouTube. Abanyarwanda bagiye bakavuga ngo ewana isukanye ni YouTube, wowe urabagiriye inama. Hari abana bato ariko nabo babikora ariko mu buryo bwo kudafashwa, ntabwo bazi impano uko zizamuka, ahubwo babumva ko YouTube igenda igahemba gutya gusa. Abo ngabo wabafasha iki cyangwa bagire inama nk'umuntu umazemo igihe mu bijyanye na YouTube? Iyo bro, biroroshye kubyuka ukumva yuko umuntu nayo yahawe licensing na YouTube agenda abona akantu gahoraho ka buri gihe, kubera yuko twese urabizi kuri nosi bana wenda nge nemera ko tutabayeho ngo dutunga amafaranga, ahubwo amafaranga abereye kudutunga. Rero hano hanze umupeti arajya kuri IG ye, nasanga afite aba followers 360 arahita avuga ati mfunguye n'akacano YouTube azajya nyuza igishego. Niko mwe mwabyize ni ibishego. Abahungu i Kigali ngo bare kuvuna, ngo hari inana zitwika, ngo hari izitanga. Biriya se sha umwana, biriya niko kurangira k'ubwonko hamwe utangira gutekereza about sex, ugasanga abantu bose sexology kuma mu mutwe barapfuye zero. Ugasanga nukwirirwa bareba indege zitambuka zipapa. Wagera kuki we wirirwa inyuma y'ijipo y'umukobwa, nakubwira ati shushube ana nkeneye kugenda mu kamodoka, urafata muri iyi minsi nta mukobwa w'i Kigali utari kujya muri driving school. Nunabona no mu muhanda hano barabara nuri gutarasa, babizi twebwe abahasura, twebwe turya tabati. Twe kuri ya tabati yacu ntabwo imodoka 5 zikunyuraho nziza, enye ziba zitwawe n'abagore, imwe itwawe n'umugabo w'umushoferi atwaye umugore. Abagabo twe baturekeye bwa kamyoneti man. Rero abahungu nibakomeza kujya muri icyo gishego, bana ngenda babwira barababacakara b'abagore. Ngo Samson yararimbutse, abahungu ahubwo bo barashya. Mwabyumvishe Migambi ababwira ibintu byinshi, ariko mukandi kuzamuka mubwira ati ngwino dukorane ikiganiro. None nari namusanze hari ahantu ari kumwe yicaye n'abakobwa 3, ndibaza kavuze ngo abo bakobwa ngo isafari kwifaranga ku modoka, wasanga nawe bo wahaye ya modoka yawe. Birashoboka se cyangwa bishoboka? Mwana, indege z'iki gihe ntacyo waziha ngo zinyurwe bro. Niyo wamubwira ati dore ndi umwana w'Imana ngiri ijuru ndarimanuye, ahita akubwira ati banza unyerekeza Zakaya. Direct no guhita kubaza Zakaya hari. Bwamubishe nuko rero ateye nawe twamusanze ari kwiyakira, dore urabona ko amasaha yanaducitse, ariko namukuye hagati y'abantu. Nari narebye nkajya mbona ndenda kugerayo nyine nkumva ibintu byakomeye. Migambi mu akanya abakunzi bawe bakubona gute bashatse nko buryo bwabaguhamagara kugira ngo wereyante ahantu uherereye? Turenda gusoza ikiganiro ariko turagisoza ubabwiye aho uherereye n'uburyo bakubona kugira ngo babashe kukugana. Abashuti banjye cyangwa abafans banjye cyangwa abankeneye muri advertisement runaka, umuhungu wanyu Migambi arahari, kuko nge nabikubwiye nge ndi umuhungu w'Abanyarwanda bro. Ntabwo nge ndi umuhungu w'Abanyamerika, ntabwo ndi umuhungu wa Jay-Z, nge ndi umuhungu wa papa w'Umunyarwanda. That's why hano mpabereye Abanyarwanda. Ngenda hari kuri platform zose, kuri Facebook ni Migambi Adele, kuri Instagram ni Migambi, yaho ngaho kuri hose wahanyuze, n'izindi contact zimbitse wazibona, ubundi tukavibinga bro. Wababwira nimero waba ukoresha se mwakanya kugira ngo ubasha kuguhamagara aze kukubona? Bro, nge nababwiye platform zirahari, ama message umuntu arayasoma akayasubiza. Nibagiye kuri Instagram ni Migambi Adele, Facebook ni Migambi Adele, turasubiza tankwa bro. Ntabwo ari bya bindi by'abandi b'iki gihe mwandikira agahita kurya sine. Iyo dukeneye twe ubukangurambaga, kuko muri project zacu no gukorana nabo dukorana neza kandi mu nzira nyayo. Urabizi bro, mzee hano yaravuze ati akazi
k'umuntu niko agomba guha agaciro, kuko niko kamuha agaciro. Wowe udahaye akazi kawe agaciro, just urimo ukayidingamo ukuntu. Migambi turagushimiye cyane kandi dushimiye n'abakunzi b'Uruyenzi TV baradukurikiye mwaka kanya, ariko tubabwira ngo mukore kuri subscribe, mukurikira ibiganiro byacu bihoraho buri munsi. Twahagurutse kandi dufite imbaraga nyinshi cyane, kandi comment ubona ibyo ushaka, ibiganiro ushaka kuko twagukorera twabikora. Ni byinshi dukora bitandukanye, ugiye ku Ruyenzi TV ugafungura wabona ibiganiro byinshi bitandukanye. Turabashimiye cyane, twa turi kumwe n'umutumirwa bita Migambi Hakanya, nanjye mu kumwe vugana kuri mikoro banyita Cyuzuzo. Murakoze cyane, na kejo. Bye bye. Yo bye bye to the old fans. Dushimira Ruyenzi TV ku entertaining urubyiruko, kuzamura impano birakwiye. Big up to my boy. I don't see camera run nka kwa kundi bajya babiririmba, just abari n'abandi batagaragaye muri show bari inyuma ya kamera, nabo tubaha big up. Tore kumwe musaza, ni byinshi twabwira ku Ruyenzi TV, ariko turabakunda cyane. Batsa ku mutima Ruyenzi TV.